Mwiriwe muraho. Nkuko nabibasezeranije, shuti bakundwa bene data, bashiki banjye muri Kristo Yesu, ngarutse kongera kubagezaho igice cya kabiri cy'ubutumwa twari twatangiye ubushize. Titre y'ubutumwa yaravugaga ngo kwizera kumaramaje. Turwanye Satani tumutsindishe kwizera kumaramaje. Mbere na mbere nagira ngo nshime Imana rwose, nshime Umwami Yesu Kristo, kubera ko niwe utuma dukora ibi byose, niwe wampamagaye, niwe wampaye agakiza, niwe umpa ubuzima n'umuryango wanjye, twese akaturinda. Kandi namwe ndi kubwira, nzi ko ari Umwami Yesu ubarinda, nzi ko ari Imana ibarinda, nzi ko atariyo ntago mwaba muriho, nta muntu n'umwe waba afite ubuzima, ni Imana ibikora. Imana yacu ishimwe cyane, ndayiha icyubahiro rwose. Mwami Yesu ushimwe, uhimbazwe kubw'ubutware n'ubushobozi ufite bwo kurinda abana bawe. Haleluya. Ndabizi ko Satani atatwishimira, atatunezererwa, abafite byinshi cyane yatuziza, ndetse ntiyifuza ko twabaho iteka, ariko Uwiteka Imana ushimwe, kuko wowe, haleluya, ni wowe uturinda ukaduha kubaho iteka ryose, kandi warangije no kuduha ubuzima twabizera muri Kristo Yesu, ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Bene data, amazina yanjye ndagira ngo wenda umbonye bwa mbere nongere nivuge. Nitwa Theoneste Rutikanga. Nkaba Imana yarampagurukije kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bihane, kandi twese abizera Yesu yaradutumye, yaraduhamagaye. Nawe uri kunkurikira, nzi ko hari ibyo Yesu agukoresha cyangwa ateganya kugukoresha. Imana iduha umugisha hamwe. Chaîne yacu yitwa Affranchissement, niyo tunyuzaho ubutumwa, niyo tunyuzaho indirimbo. Madamu wanjye n'abana bararirimba, tukanyuzaho indirimbo. Ibyo byose rero bizajya bibafasha. Niyo mpamvu tubasaba rwose kugira ngo nimwiyaboneshe, mukandi kuri sabone, kugira ngo ubutumwa uko buje buhite bubageraho, mububonera igihe. Nta kindi rwose, nta yindi nkunga ihambaye tubasaba, niyo kugira ngo mwiyaboneshe, mubone ubu butumwa bubagereho, kuko turi mu bihe tubukeneye. Bene data, ijambo ry'Imana riratubwira ngo nitwivomere, ngo ivomere. Imana ishimwe, twivomere kugira ngo ku gihe cy'umunsi mubi ibyo twavomye bizadutunge, kandi Imana izaduha umugisha kandi izabana natwe. Icyubahiro kibi cyayo. Ndashima rwose abantu bakurikira ubutumwa, bakatwandikira, bagashyira commentaire kuri chaîne yacu ya Affranchissement. Hano mu Bubiligi barahari rwose, twaranezerewe cyane. Imana ishimwe, kandi rwose Imana ibaha umugisha. Ahangaha mu Bubiligi dutuye, ndetse no muri bihugu by'Uburayi hari bene data bagenda badutelefona, abandi bakatwandikira. Muri Afrika barahari, muri Canada barahari. Ese ubwo murumva ukuntu Imana igenda ikora ibitangaza. Umuntu akaba ari hano nk'uko ubushize nabivugaga, undi akaba ari mu Rwanda, undi akaba ari, ariko twavuga ubutumwa twese tukabubona, kuko nyine Imana yafunguye imiryango. Imana yashyizeho tekinoloji. Satani yajyaga yibwira hari ko ibintu azabikoresha gusa we ari kubwira abantu kwicana, ari kubwira abantu iby'ubugome, ari kubwira abantu ibyo kumarana, ariko Imana yabihinduye ibyo kugira ngo tuvuge ubutumwa, abantu bihane bazabona ubugingo. Imana yacu ishimwe cyane. Ntatinze rero, ni igice cya kabiri. muri bukandanyuramo gato, nari nabaganirije mbabwira ukuntu Umwuka Wera yambwiye ko byari urgence ko mvuga ku ka video nari naberetse. Ni mwene data wizerwa cyane wari wakanyoherereje, noneho ariko Imana imbwira ko ari urgence ko ngomba kukerekana, kuko yampaye ubutumwa bugaherekeza. Ako ka video karimo abantu bivugira ko ari abasataniste kandi ko barwanya Yesu. Harimo umwe yari yambaye umusaraba ucuritse, mwarabibonye. Harimo n'undi muri ruhande, bose bavuga ngo barashaka kurwanya itorero ry'Imana, ngo banga Yesu, barashaka no kurwanya itorero rye, ngo kuko ryishyira hejuru, rivuga ko rifite ubutware, ngo ndetse ngo abakristo benshi ngo icyo babangira ngo nuko ngo abakristo tugenda tuvuga yuko ngo utihana ngo yizere Yesu Kristo azacirwaho iteka. Kandi kuko turabivuga,
niyo mpamvu nababwiraga ko burya ntabwo ari bariya bavugaga, ni Satani wavugaga. Niko bimeze ngo bazarwanya. Ndetse nibuka ko umunyamakuru wababazaga yavuze ati mwumva muzabigeraho gute? Ngo tuzareba. Ngo ariko mu gihe cyashize mwumvise za igirize zagiye zitwikwa. Ngo ntabwo mwabyumvise se. Satani ari kwigamba ko atwika za igirize. Hari byinshi mu gihe gizataha azigamba ko ari uri gutera ino COVID-19 yamaze abantu, cyangwa ari nawe uri gutuma iyi mivurungano yose ibaho. Ariko ndagira ngo tumenye ikintu kimwe gusa, Yesu yaranesheje. Satani ni intare iziritse, ntacyo abasha kudukoraho. Biriya byose ni ibikangisho byo kugira ngo abizera bacike intege. Ariko ndagira ngo mbabwire, ikibazo cyatugezeho kivuga ngo ko abasataniste baticaye, ko abapagani baticaye, ko batizera badasinzira, bari gukorera shebuja, nyamara bategereje kurimbuka. Wowe mu Kristo wizera umwami Yesu, wowe uzi ko wamwizeye kandi ufite ubugingo, kuki wicaye? Kuki uri mu biki? Usinziririye mu biki? Haguruka tuvuge ubutumwa. Yesu yaravuze ngo nimugende mu mahanga yose. Yarabanje aravuga ngo duhere Yerusalemu, ngo ni Galilaya ni Yudaya, ngo ni Samariya, ngo no ku mpera z'isi zose. Yesu yarabivuze, tugomba kubikora. Imana yacu ishimwe cyane, icyubahiro kibi cyayo. Haleluya. Ndagira ngo rero noneho dukomeze turebe, turimo tureba ukuntu umwuka yari yambwiye ukuntu tugomba kurwanya Satani, tukamuneshesha kwizera kumaramaje, tukamuneshesha kuba ibiharamagara, tukamuneshesha kuba ibyihare nta bwoba, kuko Yesu yaranesheje. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo noneho dukomeze tureba hano amagambo umwuka yampaye, Imana yampaye kugira ngo, umwuka w'Imana yampaye kugira ngo tumenye uko twatsinda Satani, imbaraga zo kumutsinda, kwizera ko kumutsinda tugukura hehe. Twari twatangiye tubireba neza, tubona amagambo menshi cyane. Ndagira ngo dukomeze ubu noneho tugiye kureba mu Bakolosayi ibice bibiri, ndasoma imirongo 3, umurongo wa 12 n'uwa 14 n'uwa 15. Reka tuhasome. Haravuga ngo umurongo wa 12 haratubwira ngo kuko mwahambanywe nawe mu mubatizo, kandi nimo mwazuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye. Haleluya. Umurongo wa 14 ukatubwira ngo igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarukuzaho kurubamba ku musaraba. Ngo kandi wa 15 imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Imana ishimwe cyane. Aya magambo ndagira ngo tuyumve neza. Umurongo wa 12 uratubwira ngo kuko mwahambanywe na Kristo mu mubatizo, kandi nimo mwazuranywe nawe. Ndagira ngo twumvire ijambo. Mu isezerano rya kera, gukebwa niko kwagaragazaga, cyari ikimenyetso cy'inyuma kigaragaza ko umuntu yizeye Imana akababarirwa ibyaha. Kuko mwibuke ko Aburahamu amaze kwizera, Imana yamubwiye gukebwa. Ntago gukebwa kwabanzirizaga kwizera, habanzaga kwizera Imana, noneho wamara kwizera, ubonye gukiranuka muri wowe, ubabariwe ibyaha, noneho ugakebwa. Mu isezerano rishya ari ryo twe turimo, twebwe abizera Yesu Kristo, uko gukebwa niko kwabaye ikimenyetso cy'imbere muri twe. Bigaragaza ngo twe tugomba kubanza gukebwa mu mitima yacu, ni ukuvuga kwihana ibyaha, tukareka ibyaha, tukava mu byaha, tukiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere, noneho byarangiza tukabona kubatizwa. Kubatizwa ndaza kubisobanura hepfo icyo nabyo bisobanura, ariko ni ikimenyetso cy'inyuma kigaragaza ko utanze ubuhamya ku mugaragaro ko warangije gukebwa mu mutima, warangije kwihana ibyaha, urababarirwa, none ubikoze ku mugaragaro, utanze ubuhamya ku mugaragaro kugira ngo abantu bamenye ibiri imbere muri wowe.
nicyo ngicyo bisobanura. kuko ndagira ngo mbabwire, hari abantu benshi bashyira imbere umubatizo batumva ko umubatizo atari ukiza, hakiza kwizera. kuko nkuko nabibigishije ubushize muri Mariko haranditse ibice 16 umurongo wa 18 ngo mugende mu mahanga yose mubwire, muvuge ubutumwa, mubwire abantu bose ubutumwa ngo uzizera azakizwa, ariko utazizera azacirwaho iteka. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko noneho bajya kuvuga ngo utazizera azacirwaho iteka. Ntabwo handitse ngo utazizera ntanabatizwe, kuko ni ukuvuga ikize. Reka mbabwire ikintu mu byumve neza cyane. Ukubatizwa ndagira ngo nkubwire, habatizwa uwizeye, uwarangije kubabarirwa ibyaha. Kuko ubatijwe wuzuye ibyaha, umva nkubwire, nubwo bakubatiza mu mazi ashyushye bakayagucubizamo, iyo uzamutse ubizamukanamo ntabwo bishya, ibyaha ntibishya. Wowe ushobora gukongoka umubiri wawe ukabibisebe, ariko ibyaha bikugumamo. Bigaragara ko icyangombwa ni ukubanza kwihana. Ariko noneho hano haranditse ngo igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga. Ni ukuvuga ngo twahambanywe na Kristo. Muri uko guhambanwa nawe nibwo Imana yahanaguye urwandiko rw'imihango rwaturegaga, Yesu Kristo niwe warukuyeho ngo irudukuzaho kurubamba ku musaraba. Imana irudukuzaho kurubamba ku musaraba, cyangwa se Yesu Kristo. Ndagira ngo tumve neza, tuhasobanukirwe. Niyo mpamvu ngiye kuhitondera mbivuge uko Mwuka ari kubimbwira, kugira ngo nawe unkurikiye, mwene data, mushiki wanjye, mukundwa, uri we wese, aho uri hose, aho wicaye, aho uhagaze, aho uri kubyumva kuri telefone yawe, aho uri kubireba kuri televiziyo yawe, ndagira ngo nkubwire, umva neza icyo bishaka kuvuga. Ngo urwandiko rwaturega, urwo rwandiko ni uruhe? Urwo rwandiko ni uruhe? Urwo rwandiko ni liste y'ibyaha. Mbese ubundi ni nande waturegaga? Ni Imana yaruturegaga, kuko twari mu mwenda. Imana yaravuze mu Baroma ibice 6 umurongo wa 23 ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Kandi nyamara yari yabanje no kuvuga muri Baroma ibice 3 umurongo wa 23 ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Irangije iravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Niyo mpamvu rero, kuko twese twakoze ibyaha, abantu bose Imana yari bafitiyeho, yari ifite ibyibarega. Ikintu yabaregaga nuko batubahirije amategeko yayo, kandi nta n'uwashoboraga kuyubahiriza, na n'uyu munsi ntawe ushobora kuyubahiriza. Nuko ngo amategeko y'Imana abantu bari barayishe, barayamaze, ibyaha byuzuye imitima yabo. Noneho Imana yari ifite ibyigenda ibarega. Ubundi mu gihe cy'Abaroma iyo bavuga ngo urwandiko rwaturegaga, c'est l'acte, ça veut dire quoi? L'acte de la connaissance de dette. Ni ukuvuga urwandiko ubundi umuntu yiyandikiraga yemera ko ari mu mwenda undi. Noneho urwo rwandiko rwaba rutaravaho, uwo muntu yashobora kurukuregesha mu mategeko ugahanwa, kuko muri mu mwenda kandi ukabuta wishyura. Imana nayo twari tuyiri mu mwenda. Yesu rero waje, urwo rwandiko yarukujeho kurubamba ku musaraba. Kuko yarukujeho iki? Kurubamba ku musaraba. Gihe kurubamba ku musaraba arabihanagura. Noneho ku murongo wa 15, ariko ntararenga aho ngaho, bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ko we yagiye ku musaraba, urwo rwandiko rwaturegaga ararufata, ararubamba. Ariko yarubambye gute? Dore ubundi twumvikane, ku ngoma y'Abaroma, kubw'ubwami bw'Abaroma, Pawulo yagiye yifashisha ibyabaga ku ngoma y'Abaroma icyo gihe, nkuko nanjye ushobora kwigisha nifashisha ingero ziriho iki gihe. Nkuko njyaho nkigisha nkavuga ngo covid ni itanura, covid ni ikigeragezo, covid ni ikintu, kuko nibyo biriho ubu ngubu ubona byajambisha abantu.
yaravuga yashatse nawe kutwumvisha hano kuko ku gihe cy'abaroma iyo umuntu yabaga yakoze ibyaha bakamukatira urubanza rwo gupfa, iyo bamubambaga kuko bakamukatira kumubamba, hejuru y'umutwe we bashyiragaho ilisite y'ibyaha bamurega bakayimanika hejuru ye. Noneho iyo byabaga biri hejuru ye byabaga bigaragara ngo dore igitumye bamubamba, dore igitumye yicwa. Nicyo byabaga bishaka kuvuga. Yesu nawe niko byamugendekeye. Yesu kuko yari yaje afite mission yo kwemera gupfa kugira ngo twebwe dukire tubone ubugingo. Ibyo Yesu ibyo yakoraga byose yarazi ko afite mission yo gupfa. Agitangira abigishwa be ntabwo abibabwiye, ariko mu gihe cya nyuma yagiye abibabwiraho. Ndetse wibuke amaze kubibabwira igihe kimwe, ndabyibuka icyo kintu nacyo ndagira ngo urebe ukuntu Satani akora. Amaze kubabwira ati igihe cyanjye kiregereje kuko birakwiye ko mpfa nyine, nibwo Petero kuko yari intyoza cyane aramufata amujyana ku ruhande aramubwira ati Yesu, mwami Yesu, ibyo ni ibiki? Ntabwo bishoboka, ntabwo uzapfa. Ariko wibuke Yesu ntabwo yigeze avuga ngo Petero wabaye gute. Oya, no, yaravuze ati mva inyuma Satani. Kuko Yesu yari yamaze kubona ko ari Satani uri kurwanya umugambi wo gupfa, wo gucungura abantu. Kuko yarazi ko aramutse apfuye agapfira ibyaha by'abari mu isi, niho yazabura za mbaraga ze zo guhora akangisha abantu urupfu. Noneho rero Yesu we bamureze icyaha, banabyanditse hejuru y'umutwe we rwose, baravuga ngo bamuhoye ko yiyita umwami w'Abayuda. Ariko Yesu ntabwo ari byo byamuporeye okipaga, ntabwo ari byo no, icyo we yarebaga aravuga ati ngiye kujya ku musaraba kwikorera ibyaha by'abari mu isi. Ndetse nabo bamubambaga, wumva urukundo rwa Yesu ko rurengeje. Nabo bamubambaga yarabarebye aravuga ati mwami Imana, kuko yaravuze ati bababarire ntibazi icyo bakora. Ahubwo mu yandi magambo, nabo ibi byaha bari gukora n'uru rupfu bari kunyica nibyo bari kunkorera, nabyo ngiye kubyishyiraho mbyikorere. Niyo mpamvu we yafashe ibyaha by'abari mu isi yose abyishyiraho, abyikorera mu mubiri we. Niyo mpamvu iyo dusomye hano muri Petero wa mbere ibice 2:24 muzahasome, haravuga ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti. Muri gukurikira? Kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho ku gukiranuka. Kandi imibyimba ye niyo yabakijije. Kurikira neza, yikoreye ibyaha mu mubiri we abibamba ku giti. Nuko ngo ibyaha byanjye, ibyaha byawe, wowe undeba, wowe unkurikira, ibyaha by'abari mu isi yose yarabifashe abishyira mu mubiri we arabyikorera. Noneho hari ikintu mutagomba kwibagirwa nakunze kuvuga kandi nzakomeza kuvuga, icyo gihe twari turi muri Kristo Yesu. Ibyaha byacu abari muri we yarabifashe abishyira mu mubiri we. Noneho kuko yapfuye akazukana umubiri mushyashya, uw'ibyaha uti kuzimu, natwe turi muri we, kuko niwe wadupfiriye ntabwo twipfiriye, natwe turi muri we yaduhaye umubiri mushyashya, tuzukana nawe yambaye umubiri mushya, natwe twambaye umubiri mushya. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo muri ibyaremwe bishya. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Haleluya, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe, aba ari icyaremwe gishya. Noneho bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ko cya gihe Yesu yapfaga, umubiri w'igupfa yaramanutse we ajya ikuzimu. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ajya ikuzimu, ahari hateraniye Satani n'abadayimoni barimo kwitegura gukora umunsi mukuru, bati Yesu yapfuye, wa wundi watuderanjaga, wari wadutesheje umutwe. Bashaka kuvuga bati turagitsinze igitego. Oya da, Yesu aramanuka. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, rirabitubwira ngo yaramanutse. Agezeyo bakubiswe n'inkuba, mubonye aravuga ati Karumevu,
hari itangazo mpuzaniye Satani n'ingabo zawe. Arababwira ati narinje kudekarara ko watsinzwe ku mugaragaro. Aravuga ati wibuke cyagiye washukaga umwana w'umuntu muri Edeni, wibuke ko papa wanjye Imana Data, wibuke amagambo yakubwiye, yarakubwiye ngo urubyaro rw'uyu mugore ruzakumena umutwe. Umva Satani, uwo ni Yesu wabivuga, umva Satani nkubwire, urwo rubyaro wabwirwaga ni yewe. Nje noneho kugutangariza, je te déclare, nje kugutangariza ko umutwe wawe narangije kuwumena. Yego, kubera ko ubutware wambuye Adamu ndabukwambuye, nzabusubiza umwana w'umuntu uzanyizera. Icya kabiri, icyaha watezaga abantu cyazambije abantu, le pouvoir du péché nyivanyeho, nyiciye umutwe, jeneyanti shwanyaguje kandi ciye intege zose z'icyaha nzikuyeho. Ntabwo uzongera gukangisha umuntu kumugira imbata yawe kubw'icyaha. Icya gatatu, n'urupfu wakangishaga abantu ndarunesheje, birarangiye, ibyo bintu ndabikubwiye. Yego, haleluya, Imana ishimwe cyane. Icyampa ukabyumva we, icyampa ibyo bintu ukabyumva. Yesu yamutangarije ibyo bintu, aramubwira ati birarangiye, ndagutsinze ku mugaragaro. Satani n'abadayimoni bahinda umushyitsi, ariko arababwira ati c'est fini. Aho rero niho ijambo ry'Imana rivuga ngo, mukomeze ku murongo wa 15 haratubwira ngo, kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Ni gute rero Yesu yabikoze? Yesu yabikoze, reka tumenye iki yabikoze. Amaze kujya kubitangariza Satani, nibwo we yaje arabyivugira, yabanje ubwo arabyivugira. Iyo dusomye mu byahishuwe, Yesu hari aho abitangaza ku gice cya mbere umurongo wa 18, aravuga ngo uhoraho, ngo ubu ndiho, icyakora nari narapfuye, ngo ariko ubu mporaho iteka, ngo kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Kuko cyagiye yamaze gutangariza Satani, nibwo yamwambuye imfunguzo yari afite. Imfunguzo ni ubutware yari yarambuye Adamu, cyagiye amwiganzura muri Edeni akoresheje ikinyoma. Yamwambuye ubutware, kuko mwibuka Imana imaze kurema Adamu yaramubwiye ngo nguhaye ubutware, tu dois dominer le monde, ubutware bwo gutegeka isi. Ngo abwira Adamu na Eva ngo mutegeka isi n'ibiyirimo byose ndayibahaye. Ariko Satani amaze kumukoresha icyaha, ubwo butware yarabunyaze, aba ari we noneho usa n'uwigaruriye isi. Ariko Yesu yazanywe no kugira ngo ubwo butware bugarure umwana w'umuntu. Nibyo twita mu Gifaransa la restauration. Nicyo cyamuzanye, kandi noneho yarabikoze. Niyo mpamvu hariya mu byahishuwe avuga ngo mfite urufunguzo rw'urupfu n'ikuzimu, kuko yarwambuye Satani. Aho ngaho arabitangaje. Ndagira ngo mbabwire ijambo rimwe. Cyagihe yabwiraga Petero ngo uri Petero, ngo kandi kuri urwo rutare niho nzubaka itorero ryanjye, ngo kandi n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Aho ngaho iyo umanutse hepfo gatoya niho yavuze, abwira Petero ngo nzaguha imfunguzo. Aho ni muri Matayo niho yabimubwiriye ngo nzaguha imfunguzo. Muri Matayo ibice 16 umurongo wa 18 ukeza kwa 19 niko handitse. Kwa 19 ngo nzaguha imfunguzo z'ubwami bw'ijuru. Aho ndakunda cyane ngo icyo uzahambira mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriwe, kandi icyo uzahambura no mu ijuru kizaba gihambuwe. Uvuga ngo icyo uzakora nguhaye ubutware, ubwo butware n'ubukoresha hano mu isi, ugahambira abadayimoni, ugahambira imigambi ya Satani, ukayiritagura mu ijuru tuzagushyigikira. Igihe uzababarira abantu ibyaha, bazizera ukababarira ibyaha, ibyo yabibwiye Petero, abibwira n'intumwa ze ngo no mu ijuru bizaba bibabariwe.
icyo uzahambura kizaba gihambuwe, n'icyo uzahambira kizaba gihambiriye mu ijuru. ubwo butware, ubutware, ce qu'on appelle en français l'autorité, l'autorité. Noneho yaravuze je te donore, nzaguha. Icyo gihe niko yabwiye Petero, nuko yarazi ko azabanza kujya kubwambura Satani. Hariya mu byahishwe nibyo ari kuvuga, ati ubu nduhoraho, ariko icyo ukora nayo narapfuye. Ni cya gihe yari yaragiye kwambura Satani ubwo butware. Noneho mwibuke muri Matayo ibice 28 umurongo wa 18, nibwo yabwiye intumwa, arababwira ati umva, yarabidekaraye ku mugaragaro, Yesu yarabitangaje ku mugaragaro, avuga ati nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Yesu arabitangaza. Pawulo yandika aya magambo ngo imaze kunyaga. Iyo yandika aya magambo avuga ngo imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, bivuga hejuru kubw'umusaraba. Yabigereranyaga kera kubw'abaroma, umujenerali wabaga ari intwari cyane akajya ku rugamba akanesha abo yarwanye nabo, akabafata mpiri bose yarabazanaga. Noneho akabakora na karasisi mu mihanda yose y'i Roma, agenda berekana, yereka abaturage b'i Roma, avuga ati dorabona rwanaga nabo bose babaye ingaruzwa muheto, n'abatsinze n'abanesheje. Mubarebe babaye ingaruzwa muheto, mubarebe bakagenda aririmba, abantu baririmba yiyerekana, akora karasisi, abandi baboshye agenda berekana bababoshye abo yatsinze bose. Aha Pawulo nibyo yahereyeho avuga ati Yesu nawe amaze gutsinda Satani n'abadayimoni yabivuze hejuru ku buryo bw'umusaraba. Aragenda yewe nta nubwo abaye nk'uwo mujenerali, kuko uwo mujenerali we yazengurukaga mu mihanda y'i Roma. Ntabwo Yesu we yazengurutse mu y'i Roma, ntabwo yazengurutse mu Isiraheli gusa cyangwa mu Yerusalemu gusa. Oya, Yesu we yazengurutse mu mihanda y'isi yose. Reba n'ubu ngo baracyazenguruka kuko biri gutangazwa. Haleluya, biri gutangazwa. Yesu yarazengurutse. Ni nayo mpamvu wamaze kubyitangariza yabwiye abigishwa be ngo nimugende muhere Yerusalemu, mugere Yudaya, mugere ni Galilaya, mugere ni Samariya, muzagere no ku mpera z'isi. Mutangaze ko nanesheje, mutangaze ko natsinze, mubabwire byose, kandi uzizera ibyo ngibyo azakizwa. Yesu yashaka kuvuga iki? Ngo uzizera ibyo ngibyo. Uzizera ko nambuye Satani ubutware, akizera ko nanesheje icyaha, akizera ko nanesheje urupfu, akemera ko nikoreye ibyaha bye mu mubiri wanjye nkabiciraho iteka, uwo nguwo azakizwa. Ariko utazizera ibyo, anteye imbabazi kuko azarimbuka. Ngubwo butumwa bwiza, ngubwo butumwa bwiza bw'umurimo Yesu yakoreye ku musaraba igorogota. Uzakubwira ibinyuranye n'ibyo azaba kubeshya, ntuzabyizere. Ngibyo ugomba kwizera. Iyo niyo ntango y'ubutumwa bwiza, iyo niyo ntango y'imbaraga tuvanamo zo kwizera. Imbaraga kwizera kuduha nizo ngizo zo kumenya ko uwo turwana nawe yaraneshejwe, yambuwe ubutware. Niho mubwira ngo n'intare iziritse iraziritse, iratontoma ariko ntiva wiri, byararangiye. Hari akantu nibutse gato ngira ngo mbabwire bene data. Kera ndabyibuka tukiri abajene, ubu murabona aho tugeze. Icyo gihe nari nkiri umujene, nakundaga ibintu byo gukirana. Twari abasore, abana b'abahungu niko tumeze. Nakundaga ibintu byo gukirana n'abandi bahungu. Noneho rimwe hari umuhungu twakundaga gukirana tuva ku ishuri, yari igisore rwose, yaturushaga imbaraga. Ariko kuko nge nariyemeraga cyane, numvaga nta muntu wapfa kundusha imbaraga. Noneho yitwaga Nyirigira, ndavanisha mva reka dukirane ndebe. Niyo rero Nyirigira wamuturaga hasi, sinzi ukuntu yiburungushuraga gutya agahita gukubita intuza arimo ukabona yakugeze hejuru. Abandi bose nta numwe ni wamugezaga hasi yahitaga mujya hejuru. Noneho ndavuga nti reka nze dukirane nkwereke. Turakirana. Nari nzi gutegana bya vrai, namukubisa agatego kamwe gusa aba yageze kwitaka mujya hejuru. Ariko kuko nzi ko ahita yibirindura umuntu ko afite ibibaraga, nge namugiye hejuru. Noneho mfata ibiti n'ibyatsi byari hirya no hino, muri kunkurikira fata ibyatsi. Noneho ndangije nkajya ndeba hejuru, ndi abantu bose ntinamuhamije, ntimubireba se, namwivuze hejuru. Yaragerageje kubera nafashe ibyatsi hirya no hino, namayeri nakoresheje. Yagumye hasi, abantu bose baraseka bagakoma mu mashyi ngo yo ngo yari yaratumaze none ushobora uramwumvishije. Ariko
ariko ndagira ngo nkubwire icyo gihe nanjye numvaga mwivuze hejuru, nguko kwivuga umuntu hejuru, uko niko kwivuga umuntu hejuru. Kwivuga umuntu hejuru. Satani yivuze, Yesu Kristo yivuze Satani hejuru, yamwivuze hejuru kubw'umusaraba. Ndagira ngo icyo kintu cyumve, Satani ntazongere kugukanga n'intare iziritse, yaciwe umutwe. Yesu Kristo yagiye kumutangariza mu itangiriro ibice 3:15, Imana iri kumusomera yaramubwiye ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, ngo hagati y'urubyaro rwawe n'urw'uyu mugore, ngo urubyaro rw'uyu mugore ruzakumena umutwe, ngo urwawe ruzagerageza kumukomeretsa agatsinsino. Ibyo ngibyo nibyo Satani yagerageje gukora ku musaraba. Bari gukubita Yesu, bari kumutuka, bari kumucira mu maso, bari kuvanga imanura aho ngaho ku musaraba. Yesu ntabwo ari kumanukaho kuko yarazi icyo agambiriye. Kirya gihe Yesu yari ameze nk'umugore utwite ugeze mu bisi, umugore wenda kubyara. Ibyo ndabivuga mbizi kuko nabonye umugore wanjye yabaga ari kubise, we yabaga aribwa cyane, yabaga. Yesu nuko yari ameze kuko yari atwite itorero, yaragiye kubyara, yararimo kuribwa n'ibyo bita les douleurs d'enfantement. Ibise byo kubyara, we yaragiye kubyara itorero ku musaraba. Aho ngaho nibyo byamubabazaga. Satani akagira ngo ahari birarangiye, ariko ndagira ngo nkubwire, oya ntago byarangiye. Yesu yabaye intwari, aragenda tugirayo, ibyaha bisiga kuzimu, aranesha, azamukana ubutware. Ubutware yarabuduhaye turabufite. Reka nguhe urugero, mwene data mukundwa, nguhe urugero ubyumve neza. Fata umupolisi. Njya mbona hano muri iyi mihanda y'i Burayi, hano mu Bubiligi aho ngenda, njya mbona abapolisi nkabonamo n'utujene tw'udukobwa tw'udupolisi twambaye imyenda ya polisi, duhagaze twigize nyine polisi nyine, ukagira ngo hari nta nubwo iyo yavanye imyenda amera nk'abandi bantu. Kubona ari umupolisi. Burya rero umupolisi afite ikintu bita autorité, ubutware leta imuha. Ikintu ngira ngo mbabwire ni iki rero cyantangaje, nabyibajijeho cyane, ndareba ndavuga ni wow, se burya ni kuri uyu umuntu afite ubutware. Natangiye no kubibona nkiri Kigali, ndi Kigali, hari ahantu hari Kigali hafi ya gare yo mu mujyi, ahantu hamanukaga hacunshumukaga. Iyo umupolisi yabaga hahagaze, umujandarume, icyo gihe babitaga abajandarume, hahagaze kuko umupolisi aba yambaye uniforme, aba yambaye ingofero, aba yakwikiye rwose, afite n'agafirimbi. Noneho iyo abonye imodoka avuze ifirimbi, yarangiza akagira gutya akayereka aho ijya, nta n'ikindi akora. None cyanagaje nuko n'urukamyo rurerure ruvuye nk'aho rukagera iriya, iyo yavugije ifirimbi akazamura ukuboko, urwo narwo rutangira gukuba amaferi, rukayakuba, rwamugera imbere akarugira gutya, rukajya hariya. Kandi nyamara icyo kimodoka cyaza gifite ingufu, cyaza kikamusya, yewe n'amagufwa hari sinzi niba twayabona, cyamusya. Ariko reka da, kubera ubutwara afite. Burya ntabwo imodoka ibimutinye ko afite imbaraga, ko waza amayeri yo kurwana ko, reka da, no, ni autorité afite, ubutwara ahabwa n'itegeko rya leta. Ubutware ni ikintu gikomeye cyane. Nicyo ngicyo Yesu nawe yaravuze ati mbahaye ubutware. Ubutware yaduhaye n'ubuye, yaduhaye ubutware, izina rye no gukiranuka kwe. Kuko burya Satani icyatumye yiganzura Adamu nuko Adamu yakiraniwe, akora icyaha cyo kutumvira Imana. Ariko nkuko ijambo ry'Imana ribivuga ngo kutumvira k'umuntu umwe kwatumye abantu bose b'abanyabyaha, no gukiranuka k'umuntu umwe kwatumye bose baba bakiranutse. Ngicyo icyo Yesu yaje gukora, yaje gukiranuka kugira ngo atugarurire ubutware twari twarabuze kubwo gukiranirwa kwa Adamu. Icyamuka byumva, ndagira ngo nkubwire ko Yesu yakugaruriye ubutware. Ufite ubutware, nibyo koko Satani afite irara puissance, afite imbaraga, arakomeye, ariko umva ndagira ngo nkubwire, twebwe dufite ubutware, dufite izina rya Yesu, kandi twambaye gukiranuka kwa Yesu. Naho Satani yakora, kandi arabizi ko yanyazwe. Ndagira ngo icyo kintu cyumve neza. Ngaho rero aho tuvana kwizera kunesha Satani, naho ngaho tuvana kwizera kumaramaje, naho ngaho tuvana kwizera gutuma tubibiharamagara, naho ngaho tuvana kwizera gutuma tutongera gutinya urupfu, tutongera gutinyishwa no gukangishwa nibyo Satani avuga.
naho ngaho kwizera kwacu kuva, naho ngaho bene data, naho ngaho nshuti z'umusaraba, naho ngaho ni umurimo Yesu yakoreye ku musaraba uduha ubutware, utuvana mu bubata, tuvana mu bubata. Ndibuka igihe kimwe ndabaha agatekerezo, ndibuka igihe kimwe nasomye histoire ni intambara yari yabaye hagati y'Abanyamerika na Vietnam. Noneho hari abasirikare b'Abanyamerika baje gufatirwa aho ngaho ku rugamba, bajya gufungirwa ahantu. Noneho barabafunga bakajya babakubita amanywa nijoro, bavuga ati mutubwire amayeri mukoresha, mutubwire imigambi ye ya bene wanyu, mutubwire aho bageze, mutubwire iki, kuko noneho barabakubita, barangiza no kubakubita bakababwira ngo murebe hasi ntihagire wongera kubura amaso. Aba barinze bavuga ati niba ubura amaso urakubitwa. Ariko noneho uko Abanyamerika ari abantu bari bakomeye, kandi n'ubu ngubu murabona ko aribo bigira abajandarume b'isi, nubwo isi ari y'Imana nyine, ibyo nabyo ndagira ngo byongereho. Bohereje abasirikare bajya kubohora abo ngabo, abo bita abantu mbese nabitize iki parakomando, n'abantu bagenda baba bazi kugenda bakazinjira aho hantu muri iyo gereza babafungiyemo, kandi abandi ntibabimenye, bakabona babaguye gitumo babagezeho. Ariko ndagira ngo mbabwire akantu kamwe ntakibagirwa, ubundi burya iyo ibihugu bibiri birwana, iyo igihugu kimaze gutsinda kigafata ahantu cyarwanaga, kihashyira ibendera ryacyo. Abo basirikare bagiye kubohora abo bene wabo, bakoze ibishoboka byose, baragenda binjira aho ngaho muri iyo gereza bari bafungiyemo, bica bari baharinze bose. Noneho bagera aho bene wabo baryamye, babaryamishije bubitse umutwe, kuko babakubitaga buri munsi, ariko bababwira ngo uyu mutwe arakubitwa, ntabwo bongeye kubura umutwe. Noneho abasirikare bamaze kwica abandi, bakubise icyugi, babandi bagira ngo ni bamwe babarinze baje kubakubita. None abandi baravuga ati mubyuke tugende vite, mubyuke tugende. Reka abandi bakavatira, barakubeshya, ntabwo baragira ngo babone uko badukubita. Barakomeza bubika imitwe. Noneho ndageze ahagenda aravuga ati ubura amaso urebe hano. Noneho yubuye amaso amwereka ibendera ry'Abanyamerika, ari mweretse ahita baduka. Nundi arabaduka kuko babonye ibendera. Barabaduka, bya bindi byo kubita imitwe birarangira, bya bindi mbese baba bavanye aho ngaho muri gereza. Ndagira ngo byumve neza, ibendera. Ndagira ngo nkubwire ngo ibendera rya Yesu riramanitse. Iry'Abanyamerika ririho ya mabara mujya mubona, ariko irya Yesu ryanditseho ngo nanesheje Satani, namwambuye ubutware, nanesheje urupfu, nanesheje icyaha, nta mpamvu nimwe wakongera guhozwa mu bubata. Ndagira ngo icyo kintu cyumve, Yesu yaranesheje, ibendera rye ryanditseho ko yanesheje Satani. Mwene data mukundwa, ndagira ngo icyo kintu cyumve, aho niho uzavana imbaraga. Satani ameze nk'inzoka yaciwe umutwe. Kera iwacu najyaga mbibona mu giturage, kuko nari umushumba w'inka, naragiraga inka, habaga inzoka nyinshi cyane. Iyo nk'umuntu yicaga inzoka akayimena umutwe, akayica umutwe, igihimba cyaragumaga kikizunguza. Murabona uko ndi kwigira, cyarakomezaga kikizunguza gutya. Noneho abanyabwoba cyane abantu b'igitsina gore rero bagira ubwoba cyane. Iyo yahageraga kiri kwizunguza, yarirukaga akavuza induru ati hari ikiyoka, kandi nyamara kiri gusamba, cyarapfuye kuko bagiciye umutwe. Ndagira ngo nkubwire nuko Satani ameze, aragukanga, ariko umutwe wabaye warajanjaguritse. Yesu yarawumennye. Usome mu Itangiriro, ijambo ry'Imana rivuga ngo urubyaro rw'uyu mugore ruzakumena umutwe. Yesu amaze kuyimena umutwe, yagiye kubiyibwira, arabiyitangariza. Satani arabizi, niyo mpamvu burya ari kukuzengereza akabona wahuhuswe, wagize ubwoba, araseka akavuga ati burya abana b'abantu kuko n'abanyantege nke, abana b'abantu kuko n'abanyabwoba, ntabwo bazi ko shebuja yansinze. Burya niko avuga, kuko byaba ari ibintu bishekeje kuvuga ngo wizera Yesu, ariko ukavuga uti nubwo mwizera ariko Satani andusha imbaraga. Ubwo Yesu yanesheje iki? Yesu se yakumariye iki? Ugomba kumenya ko ubutware bwa Satani bwararangiye. Niyo mpamvu bariya bavugaga ngo tuzarwana intambara, ngo tuzanesha, tuzagira gutereka da, biriya ni igikangisho, ariko baratsinzwe. Haleluya, Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Ibahemura ku mugaragaro. Rero ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe gusa, wowe hitamo kwizera uriya murimo Yesu yakoze ku musaraba. Wizere
wizere ko Yesu yanesheje, wizere ko yafashe ibyaha byawe, ndi gusubiramo buke, abibambanwa ku giti. Wizere yuko amaze kubambanwa ku giti we yigiriye n'ikuzimu gutangariza Satani. Satani arabizi ko yaneshejwe, ni wowe ahari utabizi cyangwa ni wowe ukibishidikanyaho. Ariko uyu munsi Uwiteka yantumye, Yesu Kristo yantumye kukubwira ngo byizere, byemere, ubyizere mu mutima wawe kuko byarabaye. Yego, nubyizera birakubera uko nguko nyine. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo ngusengere, icyo ngusaba ni ukwizera ibyo ngibyo, ukabyizera mu mutima wawe, ukizera ko ariko bimeze. Yego, ko Kristo yanesheje, ko umugambi Satani yari afite wo guheza abantu mu byaha, mu bubata bw'icyaha, mu bubata bw'urupfu, guhora bakange, ibyo Yesu yabivanyeho, yaranesheje, yaramutsinze, yamwivuze hejuru. Imana ishimwe. Umva ndagira ngo nkubwire, umva nibi ngibi kuko biraguha intege, nabyo byumve. Yego, ibyo bari kukubwira nabyo nabyo biragusubizamo intege. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi ni wizera Uwiteka arakora igitangaza. Abana bato ni wizera Uwiteka arakora igitangaza. Uyu munsi ni wizera Uwiteka arakora igitangaza. N'abamama ni wizera Uwiteka arakora igitangaza. Uyu munsi ni wizera Uwiteka arakora igitangaza. N'abapapa ni wizera Uwiteka arakora igitangaza. Uyu munsi ni wizera Uwiteka arakora igitangaza. 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 Uwiteka arakora igitangaza we. Uwiteka arakora igitangaza. Uyu munsi ni wizera Uwiteka arakora igitangaza. Uyu munsi ni wizera Uwiteka arakora igitangaza. Nimwihana mukizera Uwiteka arakora igitangaza. Hoho, urabyiyumviye rero ko Yesu yanesheje? Ni wizera, Yesu aragukorera igitangaza. Ni wizera, Imana irakora igitangaza. Igitangaza igukorera umaze kwizera ibyo Yesu yakoze ku musaraba, nuko urahabwa ubugingo kandi izina ryawe ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Aho uri, aho wicaye, aho uhagaze, funga amaso ngo usengere. Subiramo iri sengesho mwene data mushiki wanjye. Mwami Yesu Kristo, ijambo ryawe ni ukuri kandi rimpamirije ko wafashe ibyaha byanjye ubyikorera mu mubiri wawe wambanwa ku giti, kandi wabisize ikuzimu bitabitseyo, uzukana umubiri mushya. Kandi nanjye kuko nari muri wowe nazukanye umubiri mushya, Bibiliya impamirije ko ndi icyaremwe gishya. Ibyo bintu ndabyizeye, ntabwo nshidikanyije, bimbarweho rwose. Kandi ijambo ryawe rimbwiye ko wanesheje Satani, unesha icyaha, unesha urupfu, kandi ibyo nibyo byampozaga mu bwoba. Mwami Yesu, mushimiye ko umpaye imbaraga, umpaye kwizera gutuma nemera ibyo, kandi rwose ndabyemeye mu mutima wanjye. Ibyaha byanjye byose ubinkureho, nizeye ko ubinkuyeho bikaba bigiye
bigiye ikuzimu, kandi ko mbaye icyaremwe gishya. Kandi ndagushimiye ko umpaye ubugingo, kuko muri we harimo ubugingo. Ku ijambo ry'Imana rivuga ngo umwizera azabona ubugingo. Ndagushimiye ko uhise unyandika no mu gitabo cy'ubugingo, izina ryanjye ryanditswemo. Ndagushimiye Mwami Yesu, urakoze cyane. Ni mu izina ryawe ryera byose mbyemeye nizeye, amen. Bene data, reka nsenge ndangiza. Kandi rwose ndishimye, ndanezerewe, kandi ndabararikira kuzakurikira n'ubundi butumwa buzakurikiraho, kuko ntabwo bihagarariye aha. Imana idufiteho umugambi mwiza, kandi ndabasengera uko bwije n'uko bukeye. Ntabwo mpumeka, ntabwo nsinzira ntasengeye ubwoko bw'Imana. Kandi namwe mumaze kwihana ndabasengera, nzakomeza mbasengere. Naho ubutaha, Mwami Yesu abarinde, amahoro ye abane namwe. Mwibuke ko Yesu agiye kugenda yabwiye intumwa ze ngo mbahaye amahoro, mbasigiye amahoro. Kandi ntabwo ntanga nk'uko abisi batanga, ntabwo Yesu atanga nk'uko abisi batanga. Yesu atanga nk'umwana w'Imana, Yesu atanga nk'Imana. Mwami Yesu Kristo, ndasengera abakurikiye ubutumwa bose, ubaha umugisha. Kandi ndagushimira ko twatangiranye nawe tukaba turangijanyije nawe. Ndagushimira ko ari wowe uyoboye uyu mwanya. Icyubahiro n'ikibi cyawe iteka ryose, kandi urukundo rwawe rutwikire bose. Urakoze, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo byose mbyambaje nizeye, amen, amen.